Inshuti z'Imana n'ubuzima muri aho mugira amahoro y'Imana ndabaramukije. Uyu munsi nabazaniye isupu ikurwa n'abana cyane kandi isupu iryoha cyane. Nk'uko dusanzwe tubimenyereye isupu kugira ngo imere neza turabanza tugakora buyo. Ibuyo ni iki? Ni ruriya ruvangavange rw'imboga tuvanga harimo karoti, seleri, tugashyiramo igitunguru, karafu ariyo croûte de girofle, tugashyiramo roriye na teyi kugira ngo bize gufasha isupu amaminero, kongeramo ibidutungira ubuzima, bugasugira bugasagamba. Ni ibintu dukeneye cyane muri iki gihe kurusha ibindi bihe byose byabanje. Isupu rero y'uyu munsi ni isupu ya kurujete. Naje kugira Imana nsanga muri marishe bari kurangiza isoko bazimpera ubuntu, niho nagize igitekerezo cyiza cyo kubakorera iyi supu uko muyireba. Ni isupu rero ikundwa cyane n'abana, itagoye cyane gukora, ariko nuko nyine nkunda iyi supu ihumura, iryoshye, ifite byose biri ngombwa mu mazi yo kuyiteka. Ariko ubundi ni isupu ubundi itagora, wafata kurujete n'ikirayi ugakaranga n'igitunguru ukamikisa ukaba ubonye isupu. Ariko rero nyine hari uburyo nkundamo isupu kandi sepa uburyo bugize, nabashe no kubona ikirungo kitarimo glutamate, kitarimo biriya byangiza ubuzima. Ndavuga ngo wagikoresha ngo nze kumva ku buryohe, gusa nyinywa naje gusanga n'ubundi ntacyo byongera cyane, buyo ibihagije. Ni murumuna wanjye yari amaze kumbwira ko iyi supu yumva itaryoshye, ngo akeneye ko ikindi cyayiryoshya. Ndavuga rero ngiye kumugeragereza icyo kirungo, ikirungo numve ko wenda byari, ariko ubundi numvishije ntacyo bihindura. Ngewe uburyohe bw'isupu, ubumva igitunguru, bumva uko imboga zikoze, ngewe numva bibaye, numva binshimishije, nta kibazo na gito mbifiteho. Ndetse n'abana yewe ni isupu banywa bishimye, nta kibazo bijya bibatwara. Isupu rero ni nziza ari imbere y'ibiryo na nyuma y'ibiryo. Isupu ni ikintu cyiza cyane, ni ikiryo cyo kwitwararika kuko kiri mu biryo binetuya kandi ibyanduza byamaze kuba byinshi. Niyo mpamvu nzakomeza kubabwira isupu, kubabwira akamaro idufitiye ku buzima kandi karahari. Ibyo rero ntabwo ari ibintu nibwira, ntabwo ari ibintu nibwira, ababikoze bagiye babona inyungu ku buzima bwabo ndetse n'ubw'ababo. Dufite ubuhamya bwinshi rero muri gurupe WhatsApp y'abantu bagiye babikora bikamera neza, nanjye ndabikora mbona ko bimeze neza, ubuzima bumeze neza, mu gihe abandi mbabona bigorana, hari mu tubazo tw'iki. Kandi ubu ngubu ni ikintu kigaragara cyane ko abantu bakagombye guhindura imibereho. Abantu benshi muri iki gihe bari kugerageza imiti ya hehe n'iya hehe, ikabazanira ibyo bita les effets secondaires zirengeje uburwayi ubwabyo, ndetse bikababera ikibazo. Ariko biba byiza iyo uhinduye imibereho, ndavuga imirire, ibyo turya, ibyo dutekereza, ibindi byose byangiza ubuzima, ugafata ibibikora bikuzanira ingaruka nziza.